abatavuga rumwe na FPR hanze y'u Rwanda baremeza ko bimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda byifashisha abagize imiryango yabo bakabagaragaza uko batari. Bamwe mu banyarwanda baba hanze y'u Rwanda bari mu mashyaka atavuga rumwe na leta ya FPR baremeza ko ubutegetsi bwowe n'iryo shyaka bukoresha ibitangazamakuru byo mu Rwanda bibogamiyeho bikabaharabika. Baravuga ndetse ko igera naho ibyo bitangazamakuru byifashisha abagize imiryango yabo kugira ngo ibyo bashaka kugeraho bigire uburemere. Umwe muri abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR uri mu ishyaka rya FDL inkingi witwa Rwanda nawe ari muri abo bamaze iminsi bashyirwa mu majwi n'itangazamakuru binyuranye hamwe n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye bikagira naho bibasira umuryango we ndetse n'umuryango yashatsemo. Radio Urumuri imaze kubona no kumva ibyo avugwaho n'abo mu muryango we yamwegereye imubaza icyo abivugaho. Nyuma yaho yegereye n'umuyobozi wa FDL inkingi bwana Justin Bahunga nawe imubaza uko abona icyo kibazo. Urakoze kunyakira Celestin Sebahire kuri Radio Urumuri. Murakoze kumpa ijambo, nagira ngo nsuhuze abatwumva mbabwira ko ndi Rwarinda Pierre Celestin, nkaba ndi umuyoboke w'ishyaka FDL inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali. Nkaba rero muri iyi minsi harabaye inkuru zasotambutse ku mbuga nkoranyambaga z'abantu banyibasira bahereye ku icyo ngicyo gusa cyuko ndi mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bikaza kuvamo no gushaka kwibasira umuryango mvukamo ndetse n'umuryango nashatsemo. Icyo navuga nuko uko kunyibasira bashaka no kwibasira umuryango mvukamo bije ari igikorwa cya kabiri gikurikira icya mbere cyakozwe mu kwezi kwa karindwi n'ukwa munani, aho banyibasiye ariko noneho baturutse mu muryango nashatsemo. Icyo navuga nuko muri rusange ibyo bavuga byose ni amateshwa yandi ashingiye ku kinyoma abantu dusanzwe tuzi cya FPR. Bavuga ko nibabeshya abantu bazabifataho ukuri, noneho wowe bakaba baguharabitse ntihazagire uwumva ibyo uvuga. Ibyo rero bikaba biri muri politike ya FPR yo gushaka nyine guharabika abahanganye nayo mu bitekerezo. Bavuga ko ibikorwa mu Rwanda bigomba guhinduka, leta ikabera abaturage, hakaboneka ubutegetsi abantu bishimiye kandi bibonamo. Ibyo rero ni umugambi muremure bakoze, ubwo ntabwo ari kuri ngiye gusa no ku bandi, ariko ngenda avuga ku bindeba. Mu kwezi nyine kwa karindwi n'ukwa munani habaye inyandiko yasohotse muri Rushyashya bavuga ko ndi umuntu ufite ipfunwe, harimo amakuru amwe adafite ukuri kuko wasangaga ibintu byose ari ukubeshya, ndetse ukabona ko bandika no ku muntu batazi kandi no kugezana n'ubu nta nubwo banzi. Usanga ibintu byose ari ugushakisha. Noneho bakavuga ko ndi umuntu ufite ipfunwe ngo kubera ko nashatse mu muryango w'interahamwe, ko data bukwe ngo yari interahamwe Kabombo, ngo ko yaba yarakoze jenoside muri 1994. Ariko icyo batari bazi nuko umubyeyi data bukwe yitabye Imana mbere ya jenoside. Yitabye Imana mu mwaka w'igihumbi 1987, ni ukuvuga imyaka 7 mbere y'uko jenoside iba, imyaka 3 mbere y'uko FPR itera u Rwanda. Ukibaza izo nkuru aho ziva bikakuyobera, ariko ntawe byatangaza FPR tuzi uko ihimba. Ibyo bihimbano byayo rero byose ni ukugira ngo iharabike abantu, ariko kubera ko ibyo bayibwira ibona nta zindi argument ifite ngo ivuge iti muze noneho duhangane mu bitekerezo tubereke ko hari ibyo dukora kandi tubikora mu kuri. Noneho mwuko gutsindwa kwabo bo bagaca inyuma bakajya gushaka guharabika gusa. Icyo rero akaba ari ikimenyetso, navuga ko ari ikimenyetso cy'intege nke z'ubutegetsi budashobora guhagarara ngo bweme buvugisha ukuri kandi buhangane mu bitekerezo.
icyo cyari igice cya mbere kirebana n'iharabika ryanyuze muri Rushyashya, ariko ntabwo ari Rushyashya gusa kuko bakoze inyandiko barangije bakorana za video zinyura kuri YouTube ya My 250 TV ndetse izindi bazihitisha hariya ku Rugano TV, ndetse n'izindi nyandiko zihita noneho kuri za rezo sosiyo nko kuri Twitter na Facebook. Ibyo rero nibyo bakora, ariko ntacyo bishobora kubagezaho igihe cyose abarimo ibintu by'ibinyoma. Ngibyo ibyo nashaka kugira ngo nkubwire ku gice cya mbere kirebana n'iryo harabika ryakozwe ritangijwe na Rushyashya. Abo bantu babajije uko ari batatu bagaragara muri ya video ni abavandimwe banjye, turaziranye, ndabazi nabo baranzi. Ariko nk'uko bimeze navuye mu Rwanda hashize igihe kirekire, ntabwo duherukanye, nta nubwo tuvugana, yewe n'ibyo mbamo bya politike ntabwo babizi. Ariko urabona umuntu witwa Kayitare Jean Paul ari we ukoresha ruriya rubuga bita Urugano TV, byaramuhagurukije aragenda ajya mu karere k'iwacu, arabanza akora intambwe ya mbere yo kuzenguruka, arahamenya, arangije arataha. Bukeye rero mu cyumweru gishize ku wa gatanu itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka nibwo yongeye gusubirayo, ajyana n'ikipe afite na za kamera, aragenda abantu atabateguje abagwa hejuru, atangira kubabaza ibindeba. Ariko ibyo ntibigutangaze, bifite imvano, kuko abo bantu bo mu Rugano turabazi, ni ba bantu bakoze za video zimwe zahise zisabira Ingabire Victoire ngo niyicwe, babivuze ku mugaragaro. Ni ba bandi bakoze za video bavuga ko umurwanashyaka wa Darufa umurinzi witwa Theophile Ntirutwa wari watewe iwe, noneho ahubwo abamuteye bakica undi muntu w'umupasiteri witwa Theophile kubera ko babiteranije. Abo bantu nibo bakoze video bavuga ko Theophile ari we wishe uwo mupasiteri, bimuviramo no gufungwa na n'ubu ngubu. Abo bantu duhora duhanganye ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Twitter. Ibyo rero bakoze ngo akaba ari uburyo bwo kugira ngo bacubye umuntu ubamereye nabi, kubera ko nyine nk'uko nabivuze, iyo babuze icyo bakora, iyo babuze ijambo, iyo babuze argument, bo baravuga ngo byose turabimena. Biriya rero ni iterabwoba ryo kugira ngo bagende bafate imiryango y'abantu bari muri opposition, babafate nk'ingwate, noneho ngo dukunde duceceke. Ariko ibyo kuri nge ni ukwibeshya, kuko ibikorwa twatangiye ntabwo ari imiryango yacu yabidutumye. Ibikorwa twatangiye ni ukwemera kwacu dufite, ntabwo gushobora guhagarara igihe cyose mu Rwanda hari akarengane, igihe cyose mu Rwanda abaturage basakuza, abaturage barira bavuga bati ubutegetsi butumereye nabi. Icyaduhagurukije rero ntabwo tuzagihagarika, ahubwo nibamenye ko uko bashaka gutoteza iyo miryango, kandi imiryango atari yadutumye, ahubwo bidutera imbaraga zo gukomera no gukomeza intambara twatangiye, urugamba rwo kugira ngo igihugu kibohoke, kigire ubutegetsi buri muntu wese yisangamo, ari abahutu, ari abatutsi, ari abatwa, ari n'abandi batari muri ayo moko, ariko baba muri cya gihugu buri wese akisaganuremo uko ashaka. Icyo navuga kuri izo za gahunda zo kujya bafata imiryango bakayitera ubwoba kugira ngo yihakane abayo, ni uko abantu bagaragiye ubutegetsi, kuko bari abantu bashyigikiwe n'ubutegetsi bagakora ibintu binyuranyije n'amategeko, mu by'ukuri ari bo ari n'ubwo butegetsi baribeshya, ndetse bigaragaza ko batareba kure, kuko umuntu uri mu Rwanda afite uko abaho, afite n'ibitekerezo bye. Kumubwira ngo niyihakane umuntu uri hanze ntacyo bihindura na gato ku bitekerezo by'umuntu uri hanze.
dufite uburenganzira bwo kuvuga aho turi hanze aha, ntabwo tumeze nk'abantu bari mu Rwanda bacecekesha uko bashatse. Iriya miryango akenshi ibikora ibyo byo kwihakana kubera ko baba bayihagaze hejuru, ntabwo ari uko baba bikunze. Burya nta muntu wanguwe. Biriya ahubwo ni bya bindi bya FPR byagatanya imiryango, bagira ngo baze bavuge ngo bari abantu bari hanze ni babi, natwe bari hanze nitubona bo twasize mu gihugu bavuga ngo turi babi, dutangire dushwane, FPR yo ibone uko idutegeka imaze kudutandukanya. Ibyo rero ntibizashoboka. Imiryango igomba kuzakora ku buryo ubu butegetsi buzahinduka, FPR ikemera igahindura umuvuno wayo kugira ngo ikorere abaturage bose, yaba itabikoze ikazarwanwa. Niko bimeze, nta kundi. Nta kintu rero bizahindura. Ndakeka ko icyo nakwifuza nuko FPR yareba kure, aho gukora utwo dukorwa ubona tugayitse, ikemera igakinira ahagaragara kandi ku buryo bugaragara, kugira ngo dushobore twese gutera intambwe ariko twumvikanye ku butegetsi bubereye buri wese, aho buri muntu yisaganura. Naho kuvuga ngo bazica batera ubwoba, bamaze imyaka 30 babikora, na n'ubu byarananiranye. Igihe kirageze ngo bakore bilan, noneho nabo bumve ko ibintu bigomba guhinduka, bemere batuze duturane. Murakoze.